ntabwo uzi gusoma Bibiliya ngo isobanukirwe, uzajya ugenda uvuga ngo Yesu yarazutse, ubwo butumwa burahagije, ujye ubwira abantu ngo Yesu yarazutse. Reka mbabwire, intsinzi y'abandi b'Imana, abana b'Imana, nta handi handi ihishe, yari ihishe mu rupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu. Nicyo kirato cy'abana b'Imana, nuko Yesu yapfuye akazuka, abatari bafite ubugingo bagahabwa ubugingo, abari hanze bakigizwa mu rugo, tugahinduka abami n'abatambyi bo mu bwami bwa Yesu. Bibiliya ivuga umugore witwa Mariya Magadalena. Hanyuma uyu mugore ni umwe mu bagore bakundaga Yesu ku buryo butangaje, na Yesu yigeze abivuga ngo umuntu wababariwe ibyaha byinshi akunda cyane, ariko wababariwe gake akunda gake. Yakundaga Yesu mu buryo butangaje, ngo abyukira kumva Yesu, ngo ahageze asanga imvi irarangaye. Bibiliya avuga ngo arunguruka mu mva asanga Yesu ntawurimo, asohoka yiruka asanga Petero na Yohana, arababwira ngo ngeze kumva ya Yesu sanze ndawurimo. Arangiye aravuga ati bamwibye. Ngo Petero na Yohana birukira icyarimwe, biruka bajya kumva ya Yesu. Ngo ariko kubera ko Yohana yirukaga kurusha Petero, ngo Yohana asiga Petero. Ngo ageze ku gituro, Bibiliya avuga ngo arungurukamo, ngo ariko ntiyinjira. Dufite abantu barungurutse ariko kwinjira byaranze. Kandi iteka iyo umuntu atinjiye atwara amakuru atuzuye. Yesu ashimwe cyane. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo hari ahantu bugufi bwanjye, iramubwira ngo nawe uzahahagarare, ngo ni ku rutare, ngo nimba gusanga ngo nzakwinjiza mu busati bw'icyo gitare. Hari ukwinjira mu busate no kuba ku rutare. Yesu ahabwa icyubahiro. Noneho umuntu uri mu nzu n'uri ku nzu baratandukanye. Burya umuntu winjiye amenya amakuru yose, ariko utinjiye ntabwo amenya amakuru yose. Dufite n'abantu bahengereje muri Yesu ariko ntibinjiramo. Abo bantu bafite amakuru atariyo, no kubabesha biroroha kuko nta makuru bafite.